Reka nangire nsuhuza wowe wahisemo kujya ukurikira umubwiriza online umunsi ku munsi. Njyewe mubana nitwa Tuyubahe Jonathan. Tubana mu biganiro bitandukanye birimo inkuru ya Bibiliya, ibyo abantu bizera n'ubuhanuzi ndetse n'amakuru y'iyobokamana agezweho. Uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro cy'ibyo abantu bizera, twibaza ikibazo kibaza giti: ese Imana ibaho? Niba ibaho se bidufitiye akahe kamaro? Bana nanjye muri iki kiganiro urasobanukirwa byinshi. Abantu benshi bumva ko kwibaza niba Imana ibaho bisa naho bidakwiriye cyangwa bitabonerwa igisubizo. Herve wavukiye mu Bufaransa yagize ati: yego sinavuga ko ntemera Imana cyangwa ngo ndi umwemera gato, ariko nanone sinyizera. Mbona kwiberaho bisanzwe utemera Imana ari byo byiza. Hari abandi bashobora kumva bameze nka Johani wo muri Amerika wagize ati: narezwe n'ababyeyi banjye batemeraga Imana. Nkiri umusore sinari nzi niba Imana ibaho cyangwa itabaho, ariko kandi hari n'igihe najyaga mbyibaza. Ese waba waribajije niba Imana ibaho? Waba se waribajije niba ubuzima buba bufite intego? Wenda ushobora kuba warabonye ko Umuremyi aramutse atabaho hari ibintu byagorana gusobanura. Kimwe muri ibyo ni imvugo ivuga ku buzima bwaturutse ku kintu kidafite ubuzima. Ikindi ni igitekerezo cy'abahanga mu bya siyansi cy'uko mu isanzure harimo ibintu bituma ubuzima bukomeza kubaho. Ibyo tumaze gusoma bisobanura iki? Bimeze nk'ibyapa byerekana ahantu hari ubutunzi. Nubona gihamya yemeza ko Imana ibaho kandi ukabona ibisobanuro byizewe ku birebana nayo, bizakugirira akahe kamaro? Muri make aka kanya tugiye kureba akamaro ko kumenya Imana n'akamaro Imana itugirira. Reka dusuzume izi ngero. Ubuzima, intego y'ubuzima ni ikintu kimwe. Kumenya Imana bidufasha. Iyo uzi Imana, uzi icyo ari cyo, ugira intego mu buzima. Niba ubuzima bufite intego, dukeneye kuyimenya, tukamenya n'icyo twakora ngo igerweho. N'ubundi kandi niba Imana ibaho tukaba tutabizi, hari ukuri kw'ingenzi cyane twaba tutazi. Bibiliya ivuga ko Imana ariyo soko y'ubuzima nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Kubimenya bidufasha bite kugira ubuzima bufite intego? Reka dusuzume icyo Bibiliya bivugaho. Mu byaremwe byose byo ku isi abantu nibo bihariye. Bibiliya ivuga ko Imana yaturemye mu ishusho yayo, bityo tukaba dushobora kugaragaza imico yayo nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 27. Nanone Bibiliya yigisha ko abantu bashobora kuba inshuti z'Imana nk'uko tubisanga muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23. Nta cyatuma twishimira ubuzima nko kugirana ubucuti n'Umuremyi wacu. Kuba bituma uganira nayo wisanzuye kandi nayo isezeranya ko izakumva ikagufasha. Tubisanga muri Zaburi igice cya 91 umurongo wa 15. Iyo tubaye inshuti z'Imana tumenya uko ibona ibintu. Ibyo ishobora gutuma dusobanukirwa neza ibibazo bikomeye byerekeye ubuzima bwacu. Tujye ku ngingo ya 2. Akamaro ko kumenya Imana cyangwa ko kuba mu Mana, ukaba mu Kristo. Dusanga akamaro ka 2 ari amahoro yo mu mutima. Abantu benshi iyo muri gusenga cyangwa muri ahantu hisanzuye muri kuganira n'Imana, muririmba, mwumva mutuje mu mutima. Gusa hari ababona imibabaro iri ku isi ntibapfe kwemera ko Imana ibaho. Bibaza bati: kuki Umuremyi ushobora byose areka ibibi n'imibabaro bigakomeza kubaho? Bibiliya itanga igisubizo gihumuriza ivuga ko Imana idashaka ko abantu bababara. Umuntu akimara kumurema ntiyahuraga n'imibabaro. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza uwa 9 n'Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 17. Ese kwizera ibyo biragoye? Byaba se ari inzozi? Oya. Niba hari Umuremyi ushobora byose kandi wujuje urukundo, ubwo nibwo buzima twakitega ko yateganyirizaga umuntu.
Ni iki cyatumye abantu bahura n'ibibazo bibugarije? Kuba tuzi ko Imana itari yarateganyije ko habaho imibabaro bishobora gutuma tugira amahoro yo mu mutima, kandi ubusanzwe twese dukenera ihumure n'ibyiringiro by'igihe kizaza. Tujye ku kamaro ka gatatu ko kumenya Imana, cyo twita ibyiringiro. Abenshi uyu munsi badafite ibyiringiro ko Yesu azagaruka, no kwiyahura bakiyahura kubw'ibibazo bibaberaho ku isi. Gusa kubaza Imana bimufasha kwiringira ko ashobora gukora neza, akazababarirwa, akazaba mu buzima busanzwe bw'isi buzira urupfu, buzira indwara, buzira ikintu na kimwe cyose kibi. Iyi ni ingingo ya gatatu mu kamaro ko kumenya Imana. Abantu bakimara kwigomeka, Imana yatanze isezerano ry'uko yari kuzasohoza umugambi ifitiye isi, kubera ko ishoboye byose ntawe ushobora kuyikoma imbere yayo. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 55 umurongo wa 11. Ubaha izakuraho ingaruka zose zatewe no kwigomekaho, isohoze umugambi yari ifitiye isi n'abantu. Ibyo bidufitiye akahe kamaro? Bibiliya irimo amasezerano menshi Imana yatanze y'ibyo izadukorera mu gihe kizaza. Indwara n'urupfu bizavaho. Bibiliya igira iti nta muturage waho uzavuga ati ndarwaye, kandi umwami w'ikirenga azahanagura amarira ku maso yose. Yesaya igice cya 25 umurongo wa 8. Kuki dukwiriye kwiringira ayo masezerano y'Imana aboneka muri Bibiliya? Nuko harimo ubuhanuzi bwinshi burimo bwamaze gusohora. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro kibazaga niba Imana ibaho cyangwa itabaho. Tubonye akamaro k'Imana ndetse no kuyimenya icyo byatumarira. Subscribe na like y'ikwica no ubundi tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye birimo iby'iyobokamana ndetse n'ibyigisho by'abapasiteri batandukanye, inkuru za Bibiliya, iby'abantu bizera n'ubuhanuzi. Bye bye, tubonane mu kanya.